ubutaha nujya guteka umurete ya speciale ufite cheese mu rugo reka nkwereka uburyo uzakora iyi speciale neza gutya irimo cheese cyangwa fromage. So welcome to my YouTube channel. So mu gutangira rero utangira ufata ibirayi byawe ukabitunganya nabihaze ku ruhande and then ngiye kugenda bikatamo cube duto hanyuma tubiririze. Hari ukuntu usanga abantu bose duteka speciale kimwe cyangwa kibona uburyo ngiye kubereka ngiye nkunda kwiteguramo, wenda nawe ushobora kujya muri comment ukatubwira wowe uburyo ujye witeguramo. So mujye muri comment mumbwira aho muherereye, aho muri kundeba, muri abari Musanze, abari Kigali, abari Rusizi, mujye muri comment hanyuma mumbwire. Kandi nkomeza kukwibutsa niba utarakora subscribe, please subscribinga, hanyuma ukora share na like, hanyuma utubwire ikintu wifuza ko tuzakwereka uburyo bagitegura muri video y'ubutaha. So ibirayi byamaze rero kubihata ndetse no kubikataguramo uduce dutoya ushyira mu isafuriya ugashyiramo amazi agereranye nk'uko umuntu ugiye gutogosa ibirayi cyangwa ugiye guteka ibirayi nk'ibisanzwe. Shyizemo amazi, nshyiramo n'akunyu gakeya, hanyuma ibirayi byanjye nkahita mbitereka ku muriro hanyuma nkabibiriza. Nari mvuye muri siporo rero nari naniwe, mu gihe ibirayi biri kubira nahise njya muri douche njya kubanza koga. Ubu ngubu ibirayi nabyo biraza gushya nanjye nsoje koga. Rero mu gihe ibirayi byari bigiye gushya cyangwa byari byahiye nahise ntegura ibindi bintu bibukoresha. Nari ngiye gukoresha sosiso, muri kubona ku ruhande nari mfite ya cheese nari namaze kuyikataguramo uduce, ariko sosiso zari nabonye ebyiri zari kwa nyinshi and then mpitamo gukoresha imwe. Ugakora aka gashashi kaba kariho inyuma and then ukayikataguramo uduce duto nk'uko nguko ndi kubigenza. So nkomeza gushimira abantu bose bamaze kukanda subscribe, abantu bamfollowinze kuri TikTok ndetse no kuri Instagram, kuko amazina nkoresha hose ni Simply Anne DIY gutyo. Hanyuma please mugende mu supporting kandi mujye mumbwira n'ibintu nkora mwabikunze, sibyo? Mujye muri comment pe mumbwire, kuko hari ukuntu postinga kandi ngiye nkumva ko hari ukuntu nambwira ati urako niyo wajye muri comment ugashyiramo basi iyi video nuyigera ku musozo uyirangije ujye muri comment ushyiremo agatima k'umutuku basi mbone ko hari abantu basi mba nafashije, sibyo? Ibyo ngibyo nibyo mbashaka. So rero sosiso tugenda zikataguramo gutyo duce duto nka gutya turi kubigenza, hanyuma tugaruke kuri ibi nibyo tugiye gukoresha: igitunguru, poivro ndetse na ya cheese. Nibyo tugiye gukoresha. Bya birayi rero nibyo tugiye kwita dusubiraho. Ngiye kubanza nkarange bya nimaze gutegura. Nakoresheje beef tallow. Abantu batazi ukuntu bayitegura please mugende muri video y'uburyo bategura beef tallow, sibyo? Yego. Narangiza nkahita nshyiramo za sosiso, nkashyiramo na za poivro, narangiza nkabikaranga nyine gutya nyine ku buryo dufata irangi. Tugafata irangi, singubwiye ngo uzabishiririze ngo bigira amakara, uzabukarange ku buryo nyine ubona byafashe irangi. So rero mugende munambwira ikindi kintu mwifuza ko tuzakora muri video y'ubutaha, mumbwira icyo mushaka ko tuzakora. Anyway, ndi hano ngewe content zanjye zo guteka no kuzajya tugerageza ama recipes mashyashya. Bya bintu abantu batinya guteka, bya bintu abantu batazi ari benshi, nibyo tuzajya duteka hano, sibyo? Yego. Nzajya mbereka ama variety menshi atandukanye nyine uburyo watekamo ibintu kandi bikakuryohera. Sinzigena nzana ikintu kibishye. Nikizaba kibishye ndabwira ko kiba kibishye, okay? Sawa, murakoze. Ibyo birayi byawe rero tubifata ukabinomba. Ifite potato mashana sawa, ariko kuko nari mfite nakoresheje ifoka hanyuma ndabinomba uko nguko ndi kubigenza. Nawe ariko uzabigenza. Tumaze rero kunomba ibirayi byacu no kunguka ibirayi byacu byavemo bingana no byasaga byari bimeze neza, uziko twasizemo nakunye. Hitufata rero indi bore yawe ku ruhande umeneremo amagi. Nge nakoresheje amagi ane, ushaka kinini cyane ushaka gukoresha amagi wewe bitewe na family ufite cyangwa n'abantu mufite. Uyu bureti pe abari munini uraburya ugahaga. Nge narumwe ariko ngewe iyo umukoze muryeho kabiri. Chakura nkaza no kurya saa sita kuri lunch wasigaye, because abari munini haga ari umureti ushaka kuyiturya ngurangize. So abantu rero bigora gutegura amafunguro, ubu n'uburyo ushaka gutegura ya dine yoroshye cyangwa breakfast yoroshye, even na lunch yoroshye kandi ikaguhaza. Apana kwa kundi usanga kwa special n'ifiriti. Iyi ni special imeze neza kandi irimo amavuta makeya kandi wongeraho ngo inaryoshye.
naryo ugakubita amagi yawe, wamara gukubita amagi ukahita ushyiramo akunyu gake, naho turashyiramo akunyu gake, dushyiremo black pepper nk'uko niba uri kubigenza, na nyine nshyiremo na ka oregano. Abantu atazi akamaro k'ibi birungo nshyizemo, ibi ngibi bigira inflammation, kurinda kwa kundi umuntu wumva hari kubomborana havugirana cyangwa iki, uzajya ubikora bizajya bigufasha nyine digestion yawe igende neza. Nuko nguko mbangije nshyiramo bya birayi twari twanombye ku ruhande, nabyo tugiye kubishyiramo hanyuma tubivange uko nguko nabikoze. Ibirayi mwibuka ko twabanje kubiteka ku ruhande, ntuzashyiremo ibirayi bidahiye, njye nari nabitetse ku ruhande. Ni ukuvuga ngo ugomba kubatetse ibirayi bigashya, amazi agashiramo, hanyuma ukagira na za sosiso rero twari twakaranze mukona ko zari zahiye, nazo tugiye kwita tuzisukamo, ndetse na twa dutunguru uko nguko kubigenza. So ku ipanu yawe rero numara kubivanga neza gutyo byivanze, kuri ya panu yawe wari wakoreyeho urongera wongereho akandi ka beef tallow cyangwa utundi tuvuta dukeya. Si ngombwa yuko ukoresha iyi beef tallow, ushobora gukoresha amavuta yawe asanzwe, urongeraho akandi gakeya, hanyuma ushyireho nyine bya magi avanze n'ibirayi. Uku nguku ndi kubigenza, uku ndi kubigenza aba ariko uzabikora. None uri bushyireho igice kimwe, ikindi gice turaza kugishyiraho, turahita dushyiraho fromage, ikindi gice turagisuka hejuru ya fromage, niho bivamo neza kandi ugasanga fromage yagiyemo hagati kandi nyine yayenze kandi iranafashe. Murabona rero uyu murete wacu icyo dutegereje ni amagi ari bushye, kuko ibindi byo birahiye, sosiso zirahiye n'ibiki, ndetse dutegereje yuko fromage yenga ndetse n'amagi agashya. So maze gushyiraho rero ya cheese nahise nsukaho bya n'ibindi byari bisigaye, tukabisuka hejuru like this, and then ugapfundikira ugategereza ko ku kariro gakeya gake cyane gashoboka, ugategereza ko umurete wawe ushya. Hanyuma wamara gushya uko nguko ukajya wawuhindura. Uko nguko niko babiteka. Kuhindura rero urakoresha isahani, cyangwa isahani niho kuhindura byoroha, hanyuma uhindure neza ku buryo no hasi naho hari bushye, naho washyiremo, hanyuma naho nurangiza upfundikire n'akanya gatoya, hanyuma utegereze ko naho ushya, hanyuma umurete wawe uraza kubona. Neza nabwira rero abantu bankunze mujye muri comment mubinyereke pe, munyereke ko turi kumwe, munyereke ko mukunda ibikorwa byanjye, munyereke ko ibi bintu hari abo biri gufasha. Ngiye nkunda gufasha abantu, so niba ndi kubikora ugasanga rero ndi gucurangira abahetsi, you never know, munyereke urukundo kandi nanjye ndi hano kugira mu nkunde kandi mundebe. Umurete wacu rero wari uhiye, cyangwa special yacu yari imaze kuboneka, murikubona ko yahiye neza kandi yasaga neza. Ugomba kugira attention ku buryo idashya yashiriye. Nuko nkuko yanganaga murikubona ko cyari kibyimbye kandi cyasaga neza kiryoshye. Nahise mfata ya pizza kata yanjye rero niyo nakoresheje, ngenda nkukata kataguramo uduce duto kwa aba ari munini. Uyu mureti ni munini, noneho ukoresheje amagi menshi ubabyimba cyane kurusha hano. Ngiye mwabonye ko nakoresheje amagi ane gusa. Ushaka ikibyimbye cyane wakongera ibirayi, ukongera n'amagi nta kibazo, byane ibindi byose ushaka ukongera. Nuko nguko rero umureti wacu wari umeze, side mureti murabona bwamuriye ukuntu wari ufite paseri nini, kandi koga ntabwo twakoresheje byinshi. Noneho n'umwimbere wari urimo cheese nyine iyi ngiyi, murabona ko ari yamertinze, murabona ko byasaga neza cyane kandi byari binaryoshye. Ni ngombwa rero ntuzongere guteka buri gihe nka special itetse kimwe imeze ute, uzagerageze n'uyu nguyu. So hanyuma duhurire muri comment mwumvira ikindi kintu dushaka ko tuzakora utaha, kandi ibuke gusharinga, like na comment kugira video ibashe kugera ku bantu benshi, hanyuma umuryango wacu ukomeze kwaguka. So urakoze rero kubana nanjye, bye.